nta muntu mbonye birashoboka yuko ari abantu baba baderanje umuntu ko bazi ko umukobwa nyine yibana basa abahungu batwara hirya baba bari kuza bakomanga cyangwa bashobora kuba bakomanze kuri uwo muturanyi twe tukagira ngo ni hano nabyo byashoboka ushobora gusanga bamugani bakomanze ku muryango w'abandi natwe turagushimira wakoze kuza kudusura kandi nawe urazirikana sibyo kwinazirikana reka mubwize ukuri nimba ari ikintu kimwe mbonye nuko Imana ihindura amateka kandi buriya isomo umuntu avanye mu buzima nuko ikintu cyose utagomba kwitura ibihe mugenzi wawe akugiriye byibura tugerageze kubera beza abandi reba rusi ukuntu yagufashije ubu nawe ubutaha nuhura n'undi muntu uzamufasha n'undi nawe bigende gutyo na gutyo ariko se abantu barabimenya ikibazo nuko abantu bose batabimenya ko umuntu yagufashije nabo bafasha abandi icya mbere ni ugusenga ndabizi ko nta kindi nakora ariko umutima wanjye uranshuka ndabizi kuri papa usa neza ahubwo ikibazo cyazongera kuki buri munsi muri make uko umunsi wira nuko buke ugenda uba mwiza urushaho kuba mwiza ubundi banga ni irihe ako nawe ntabwo nabikubwiye mbese ibyo bintu ukora iyo umuntu ahinduye akazi n'imibereho iba igomba guhinduka yo ariko mana Yesu ni wowe Imana ni wowe Jesus urakora koko ugakora ukavana n'ubukene kuki utibuka Naomi urese gira ibyo bintu ko tutabyonyine ukora yani byo nkora cyane rwose n'utu tuntu washyize hano hazitabona ngo baby hair ubwo ufite imbese y'ababebe ako nawe wabaye mwiza wowe warasimutse nkuko nanjye nanjye ndumva nshaka kujya mu kirenge cyawe gutera ikirenge cyawe rega buri akazi ko mu rugo si akazi Naomi buriya ntabwo ari akazi banegera mbimare ababoyi baratusuzugura cyane rwose urebye ibitutsi uriya mugore anuka uriya mugore aratukana uzi ko gutuka ukiyanga ukumva wanze kuba umuboyi kare ko nanze kubikubwira se ubundi wagize ngo ubu habara wabonye muri make uriya mugore aratukana aranuka akanuka no kuri mama wanjye no kuri papa wanjye abavaniwe bose n'abanyogosenge banjye bose ibaze shana ume ntago byoroshye aha nahehese shaha nahehese ni na hano nyine turi kumwe nge nawe nyine urabona ibintu byarankomeranye gusa tumeranye tumeze neza mu rugo nta byadanje niko kundi nyine hejuru hasi arisha ndumva ibyanyu bitoroshye shana ume nawe hari Imana izaguhindurira amateka amen amana se ko wabyumvisha kumvisha amasengesho hari n'igihe nzaguteretera aba boss nkareba yuko nawe baguha mu mwanya ukwiga kudoda yo zabukoze nyine nkaya nemera gake ibintu byose ni gake nkavananye mu buboyi pe nuko ni umwako ntago ari akazi nawe baragusuzugura ako numvisha uvuga ngo ibyo kwa Karemera ni bomburi birancanga ubundi amakuru nayaha amakuru ya Queen bana yanjye weruka inzira muke Queen baramwirukanye nk'imbobo umva baramufunze yaribye none Karemera bati n'undi munsi ahita amukana nk'uwo yabona umwana utageza bano muri harugo mana yabora hamwe uzi neza impamvu mbikubajije mu minsi yashize nari ndimo gendera nyine hari ahantu nari ngiye kubona mbona umuntu aryamye ku muhanda ariyoroje ndangije ndagenda noneho maze mukuraho agatambaro urumva umuntu ntago yaba aryamye ku muhanda ngo nurangiza ubure kugenda ngo umenye impamvu aryamye ku muhanda wasanga yanahapfira birashoboka ndagenda mukuraho agatambaro usanga ni Queen birancanga n'ukuri kw'Imana Queen umuntu aryamye hasi ku muhanda noneho n'agakapu n'utubumburi maze kintu nakoze rero ni kimwe rero nanjye nk'umuntu by'ubuntu hevuga njye naramufashe mitamujyana mu nyine mujyana mu rugo ryo ntabwenge ugira ariko uzwo ujya ngo sinzi kureba umuteye niba umuntu aguhemukira hakuriya uriya mugore ntabwo yagukizeho ibyaha nk'ibya Yesu ntabwo yakwekanye nka Yuda Iskariyote
ntabwo umuntu wifasha akubise ngo wibye paka bibiri bakwirukana bakwikora mu kazi kakugaburira nabi abantu iwanyu mu cyaro urangije umubonye mu muhanda kugira ngo umwihenure aho mutuke kijura koko ariko nawe umereka ibyo ngibyo nese uragira ngo ibyo Queen yankoreye nanjye aba ari byo mukorera kubera iki ugomba kumwishyura kujya avuga ati byibuze n'ubuza n'ubwo bwakongera bakaba bwiza ntabwo uzongera kwihendura abantu cyangwa beshyira abantu nawe umihahora imana sibyo ni yewe Queen naramufashe mujyana mu rugo ndamwondora maze kumwondora nyine ubu turi kumwe yewe komeza wondora uzondora n'isi uzondora n'ubona bazakuroga ariko urubizi ko umurozi umuvujije akabyuka ari gukanurira ntago nari komera nkawe nawe nyine ntabwo mvuze ngo umere nkawe yarateye bishoboka cyane ndabyumva ukuntu yari ameze nawe ntabwo wari kumusiga ku muhanda ngo nurangiza wigendere yarashonje yari ameze nabi nawe iyo umubona wari kumugirira impuhwe pe ntabwo nitaye ku byo yankoreye rwose ngewe naramufashe ndangije mujyana iwanjye ariko nta kibazo bitwaye ikizi icya mbere ni uko naguhemukira ntuzabambwira none se ubundi ntawe uzata mu rugo uzajya mu cyaro zajyayo nese nareka kujya mu rugo ako uzansirimure pe uzansirimure ngomba kukudodera agakanzu nawe tukazagenda umeze neza kava muri ibyo bitambaro nawe ugashyiraho n'utumeshi yego shawe wagukoze Imana izaguhumugisha nyine nari nzi ko basi kuri rero niba basakanamaho nkavuga ati kamukunde nyine mwikundishwe bose umuntu yaribye ntiyanampayeho nuzo amafaranga ubwo yibye ko atarajyanye muri hoteli we yaribye hizo mbese ngo yaribye ibyo banke rega sha ibyo bye n'ibindeba reka nkureka ahubwo tugeze ubwo uzagera hano tugarukora ntashye nanjye okay ngo tugeze uri kwirebera mu isahani se noneho kureka umukongera ari munini ndoreba nawe wajya umbabarira ahubwo umutwe wawe munini uri mwinshi ntacyo harimo ubwenge bwinshi ni ukuri kw'Imana umva rero nkubwire utegura ibintu byose ngenda agiye uragiye ugiye heza ngiye ku kazi utegura ibintu byose ubishyire ku murongo wite kuri buri kimwe keza agiye kuza mu kanya ariko n'ibyo byari binahiye ntabwo wagenda utagiye se nabo batetse neza do dore ibiryo ureka hantu ubanze bino hano jya ureka ababeshya ngo barateka bateka iki icyo ugiye gukora rero bategura ku meza ushyiraho n'amasahani n'amafushi tuyibuke none naza ndahita mugaburira oya ntumugaburire biri ku meza aribwira ariko nyine ngenda bishyira ku meza aze yigaburira hari ikindi nta kindi uretse gato nusara kiri kintu umbwira byose ko nkubwira iki nga nta kibazo niba wahishije ni kuri wagize neza wanatetse kare urakoze hari iki kintu ushaka gukora n'ibintu neza urimo neza ntacyo tuzongera kugira manu urakoze kuba manu ugambe ngo zano bakanshimira ariko soye murakoze bigaragara pe kandi nkunda umwana wikosora ni byiza biriya bitutsi ntabwo utikosoye waba utagira ubwenge ngarekera ntabwo bizongera ntugatume duhura nyine muri buriya buryo ntabwo nzongera ikindi ufite iyi nkuru kagira inkuru rero n'umuntu kagira inkuru rwose ariko zitari zo kubeshya ntabwo ari iz'ubujajwa ajyana inkuru zawe uretse gutuma kujama waretse ntigendera kuko izo nkuru zawe zitafite umutwe n'ikibuno reka njye nzikubwiye ziragifite zifite umutwe n'ikibuno pe usikoze ni rusi twarabonanye rusi mu kubona nabwo nabaye mwiza cyane bavuga abaye mwiza mana cyakoze urarema mana wahindura ubuzima bw'umuntu wese uwo ari we wese abantu bagacika intege ntimukibe imana iratanga ufite byagenda n'udafite kuzwa ndi urabizi oya wari uzi ko umukozi wo mu rugo yagira akazi kandi agasa neza akanasuka menshi yego nawe niwitwara neza sinabikubwiye niwitwara neza rwose nawe biri uzabijyaho ntibikagutera ubwoba akomeye tugenda nabikubwira n'ubu ndatabivuga adoda amanuza amakositime hamwe n'imyenda y'abageni n'amabubu yego sinabwo nawe uzajya kwiga umwuga uzawukoze nuko rero kera kaba baravuye ngo ya ngetura yacu twirukanye nge nawe
Queen ngo yamusanze mu muhanda yasanze Queen mu muhanda aryamye ngo yiyoroshaga agatambaro ngo yinjira atakamukora ngo ni Queen Queen inzu agiye kumwica Rusi yatoraguye Queen ubu Queen wa mu rugo rwa Rusi ego cyozo ni kumuzanye kujya muzoma izo nkuru zawe ntabwo aza ubujajwa oya maze gato kugenda maretse oya ego nguki Rusi yatoraguye Queen amutoragure umva ariko abwira rero mbanutse Queen Rusi twakigorye ngo nta bwenge ugira ni gute wamuntu yakwirukanishije ukaba wamuze waramufashije undi uti ntawe ugira ukundi agize ibyo birumvikana uko uretse gato kwitondere kanyamagambo Queen aba kwa Rusi saba hagira aho agira urugo kandi uwo ubuzima bwarahindutse kandi cyose cyagera ngo mwumva ushaka kuzakena Rusi kandi ugufasha kandi wowe waramukoresha uri mabuja wewe kanyamagambo none se reka nkubaze amazi n'umuriro birabana amazi n'umuriro birabana cyane bivanye neza na Rusi n'ukuntu baziranaga hano mu rugo bazirana nta wumvikana n'undi Queen atabona nk'ikiza Rusi akwepa undi agakwepa Rusi n'imbere niko barabana hari kwisizenguruka Queen aba kwa Rusi niwe wamufashije ntabwo ari Queen nzi ara umva ngo ikara agiye gupfa kagiye guhotoka Queen nzi cyane ni ikimuka bitekerezaho cyane rwose komeza ubitekerezeho bigucange akankuru ziragwira ntiyandumisha iyo nuko ikibazo nuko iyi nkuru igwira ari nyayo ntabwo no kwivugira ariko iyi si ni gatebe gatoki Queen dutangare twese Queen gitangaza cyacu warabonaga Rusi akamubona nk'urushishi imbere urushishi gusa se vuga ngo igifkera cyangwa ikimonyo gumana inkuru zawe zigumana ugenda utekerezaho umva ko bagira ngo iyo ntabwo nakumva ko Queen yaba kwa Rusi ntihari rero mama isi iratangaje cyane uramenye urugo yego Queen abayo rwose mugira ngo se ubugome mugira niko bandi nabo bameze karame utegura agasenda urezwa pakeza agakunda agasemba yewe nimba kari hehe ahubwo maze rero nanjye sinzano mba nabitse ibintu ese babuje n'uburyo ko tujya tutaraburya na rimwe ukibure ese ujya gutegura ku biryo nyine nuko umunsi nari mu gato nyine tuzategura nako ngaho ko ibyo tegura ku meza sawa ewe narumewe ko biragutangaje abagome Imana izabagaragaza ku munsi w'imperuka cyane umeze utari ahantu bimeze gute sha Mary nyine ntabwo ari sawa cyane ariko nyine nanone ngomba kwihangana waramenyereye se basi ibintu bya geto naramenyereye ariko se nyine buriya reka mubwire iyo utaraba comfortable ahantu uri cyangwa se nda mu kintu urimo nta yindi shubu ufite nubwo utamenyera wamenyera ku ngufu ufite gahunda yo kumenyera hariya hantu reba nawe ubwe ntafite arara akamatura ka pati imwe mukarara hute ahubwo se murya gute Mary niyo ntabwo byoroshye nawe nk'uko wabiresheje ijisho ni ubuzima butoroshye niyo mpamvu mubwire nyine ko ugomba gufata umwanzuro ukaza tw'abantu urabizi turi inshuti pe ntabwo nakishimira rero gukomeza kuba muri buriya buzima rega buragenda bibona ahantu nta no kwihindukiriza ntacyo matora gaze ahubwo se kare kagaze ko yakavanye ushatse wabitekerezaho nyamara ukareka gukomeza kwikomeza ukaza tukajya ku bana njyewe dore mba ahantu heza Mary ndabizi kuba ahantu heza sibyo ariko nanone ntabwo nahita mvuga ngo mfashe umwanzuro wo kuza tubane uriya mwana w'umukobwa yarantaraguye ku muhanda yarangiriye impuhwe ibyo byose abantu benshi ni benshi sibyo ariko yarambonye aramenya nangira impuhwe zo kumva yuko nagenda nkabana nawe nubwo wenda ahantu ndi nisanzuye atari na heza ariko ntabwo nahita afata umwanzuro ngo mite nza tubane ariko nta kibazo basima umwanya wo kubitekerezaho nzaguha ibisubizo muri iyi minsi reka nkubwize ukuri pe ibyo ntabwo ari ibintu byo gutindaho cyane yaragufashije ariko yabikoranye umutima ngo sinashe yakanga kuba ahantu heza ese mva nkubaze ngejo ndi ariko wahuye na Kennedy ibintu bibi nambara niko yakubwiye Kennedy yarambwiye ngo mwarahuye ko kuramwandagaza
Mary nawe uri mu mwanya wanjye ntabwo wakishimira Kennedy bitewe n'ibintu yakoze. Erega Queen ndakumva ibyo yakoze byose ariko umenye ko turi inshuti ntabwo mukwiye kwitwara naho gutyo mushwitukana mushwana mugira iki. Ese Mary wakishimira ko tuvugura inshuti yanjye sibyo? Wakishimira ko nakugambanira ukajya muri gereza nubwo wenda atakoze ubugambane ngo abe yangambanira njye kuri sitasiyo ya polisi urumva, ariko kugira ngo njyewe mareyo n'iriya minsi yose niwe wabigizemo uruhare. Erega Queen ndabizi ko ariwe wabiteye ariko nawe wamwumva ntabwo ari ngombwa icyo kintu mu gife gikomeza kuba bifi ikomeye gutyo kugira ngo mugere no mu nzira mukabishwaniramo. Ibintu nakoze nawe wabikora. Kennedy yarambabaje cyane sibyo? Yarambabaje kuri rwa rwego numva ntashaka no kongera kumubona mu maso yanjye kuko ibintu yankoreye ntabwo nespectingaga ko nyine ari Kennedy yabikora. Kennedy uzi Kennedy wingingiye kunereta kugira ngo nkundane nawe wabishyushyemo wagize iki nanjye nkavuga ni uriya mwana w'umuhungu imbaraga. Erega Kennedy yaragukundaga hanyuma gukunda ushobora gusanga kibukunda. Ese Queen ntabwo ibyo nshaka kubyumva Mary wakihanga ntabwo Kennedy nkunda nta nubwo yigeze nankunda kuko iyo aza kuba yarankunze cyangwa se ankunda ntabwo yatuma iriya kesi iba ngo njye kuri sitasiyo ya polisi mare y'iminsi. Ariko Mary uzi gufungwa uzi ko wowe nubwo bakubwira ngo umaremo umunsi umwe wowe kubwawe nyine bitewe n'ibintu habonera bigiye bitandukanye uba wumva ari nk'umwaka. Uzi ko ngubu numva ubwonko bwanjye butarasubira ku murongo. Uzi hari ahantu ko biteye ubwoba. Niyo mpamvu bavuga ngo hari ubuzima bumeze nko gufungirwa muri gereza. Ababivuga nuko batarabimenya ariko uramutse ugiyeyo n'umunsi umwe gusa uryama hasi urya nabi mbese n'ubuzima bubi buruta urimo avuga ngo uriya mwana ngahana aba ni habi ngo tubayeho nabi. Uriya mwana wari warabimenyereye nta muntu umenyera ikibi ariko kubera ko n'andi mahitamo umuntu aba afite nta kundi nyine ubuzima cyangwa se ibintu bikubayo urabyakira. Umva rero mubwire Queen ibyo ndabyumva pe gereza ishobora kuba ari ikintu gikomeye banza abantu bose bavuye barahabuswe bararwaye depression. Uzabaza undi muntu wese ushobora kuba yarageze muri gereza akubwira amakuru yawe. Ndakumva cyane ariko umva ngusabe service wambabariye ikintu ugiye kugusaba kandi nagitekerejeho kenshi kandi gishobora kukugira akamaro twese kikatugira akamaro. Wambabariye cya business se ni igitekerezo cya business ni cyo kiboneza amatwi. Wambabariye nkakuzana Kennedy. Mary erega Mary same ntabwo ubucuti bwacu bwarangira gutya urabizi bwararangiye yaramaze kubirangiza bikomeye. Mbabarira n'ukuri nkuzana Kennedy. Mary sinshaka kongera kumva mu mutwe wawe umbwira Kennedy. Sinshaka kongera kumva Kennedy sibyo? Ubushuti bwacu ntabwo yigeze abusigasira ntabwo yigeze abiharanira ngo dukomeze tugume gutya nyine ubwo niba ari groupe yacu ya batatu tayari we yavuyemo kandi nushaka gukomezanya nawe it's okay genda komeza ubuzima bwanjye basi komezanye je ntabwo akiri inshuti yanjye ntabwo akiri inshuti yanjye pe ntabwo byakunda Kennedy yaramemukeye bihagije. Shaka kwireka nkubwiza ukuri pe ibintu ndikukubwira ntabwo nkwanga ngiye ikintu ndikukubwira nuko nabitekerejeho kandi ntabwo ubushuti bwacu twubatse imyaka ingana kuriya. Ariko se wabyemera nkazabona uburyo nihorera kuri iriya mbwa uriya muginga wambabaje. Twarubatse ubushuti bituvunnye ngo twubake ubushuti turi batatu noneho ushake kuvamo. Erega nawe hari igihe gusaba imbabazi akumva ko yakoze amakosa asekuye ko utansubiza. Okay Mary nta kibazo ndabyemeye. Imana ishimwe sumva uvuze akantu keza sheri rega nkubwize ukuri kandi uzanshimira nyuma ariko ushobora kuko nimba ari neza ako shami nyine usa neza kwa ibyo kuvana mbere pe nafungo wasaga neza nako kuva mu bwana bwagenda kuzikunda nyine kwita warikundaga kwa umva ndabikunda mbabarira ahubwo Mary shamiri ubureka mbwire ibibazo ahantu ndurahazi kuntu ibintu bimeze sibyo? Mfite ibibazo byinshi pe wenda ibyo uzi ibyo ubona n'ibindi utazi utabona sibyo ariko nyine n'ibyo ubasha kurebesha amaso yawe urabibona ko nyine ntorohewe. Ndabibona utabibona ntago sinzi ntabwo yaba inshuti yawe. Mfite crise
crise iteye ubwoba handi no kubona depression ari ikibazo hahandi no kubona cortex ari ikibazo Mary ndakomerewe kuri rwa rwego rwo hejuru wikivuna pe babara wikivuna zabona akazi mbashe kwikura muri ibyo bibazo wikivuna nakumvishe cyane ese kuki ibyo bibazo byose warawe nabyo numbwire urumva nabura amafaranga yo gukemura ibyo bibazo koko ntabwo ari byiza kwererana ibibazo ndabizi byose uri gucamo pe ntabwo bakwiye kuba warabyereranye sheri urabizi kuva nyiri umwana nirwanira ishyaka sibyo nyine gusaba n'ibintu bingora ndabizi birakugora pe kuko guherana kera hose wajya kuvuga ikibazo ibintu byabaye intambara ariko umuntu yabanje kukubaza ukagira ngo ikibazo si icyawe ariko nta kibazo kandi nkohereza amafaranga ugenda yo kwakemura ibyo bintu kandi ugenda utekereza nyine n'ukuntu waza tukibanira pe ntabwo nishimiye kukubona muri buriya buzima nabikwemereye reka ngende mbitekerezeho njyewe by'ukuri numva twaganira ku kibazo cyacu kandi ndabizi neza ko kiri bukemuke kubera ko hari impamvu ihari buriya hari abantu ntiyapfa abandi ibintu ibyo ari byo byose umuntu ashobora kubiganiraho tukabonera igisubizo nanjye niko nabyumvaga pe numvaga nta kintu cyagombaga kudutandukanya numvaga twakiyunga kwiye ubucuti bwacu twubatse igihe kingana kuriya sintekereza ko ariko gutyo bwapfa ahubwo cheers twikomereze cheers basi njye cheers nanjye sanze kuma cheers narasumye yes cheers ubwo nyine nuko sinumva n'impamvu ariko naho nta kibazo pe kwi wakoze kuza Kennedy nawe wakoze kuza twari dukeneye umwanya wo kuganira dukeneye kujya tuganire tugire ibintu tuvugaho cyane cyane ko rwose hari hashize igihe kinini tutongera kubona umwanya nk'uyu nguyu ngo tuganire ariko nta n'impamvu mbere twahuzwaga n'ibisubizo n'imigisha n'indi misaruro yindi yagiye iboneka mu buzima bwacu bwa buri munsi none n'uyu munsi duhujwe n'ikibazo njyewe mu by'ukuri mbabajwe no kuba mpagaze ahangaha nicaye ahangaha ndeba Queen aba arakaye kuri uru rwego nabikubwiye ko wenda gucururuka bitoroshye kandi ikindi nakoze amakosa ku buryo bitoroshye ko njyewe nababarirwa mu ijambo rimwe ariko nk'umuntu nawe urabizi ari igihe ujya ukosa rimwe na rimwe muri ubu buzima kandi nk'umuntu dukundana wakambabariye kuko ntazibana zidakomanya amahembe ibyabaye ndemera amakosa yanjye ndabyemera pe kandi nanabisabira imbabazi by'ukuri mbabare wawe ngiriye ubona kandi ntabwo nazongera ntabwo nzitwara nabi mu rukundo nzakubera imfura ariko ni ukuri ni mubabariyane pe ntabwo njyewe ibi bihe byo kwicara mbona umwe arakariye undi ntabwo nayo byiteguye kabisa nubwo ntanze cheers nkabona nyine ntabwo mwese mubyishimiye ariko at least Imana yatumye twese twicara ahangaha sinzi ko ndi bukore kuri Queen akazi wenda Kennedy wabyifuzaga ariko bitewe na Queen ibibazo mufitanye nawe urabizi n'uburakari bumaze iminsi afite ntabwo nzi ko ari buza wakoze ni ukuri wakoze kwihangana basi ukanyumva wakoze twese turagushimiye rero reka mbabwize ukuri ikintu cyatumye mbicaye ahangaha nta kindi ubushuti twubatse umwaka umwe ingahe ntabwo ntekereza ko bwagenda gutyo hejuru y'amafuti yanyu umwe muri mwe yakoreye undi turebe ko twapfa kugenekereza njye nabatumije kugira ngo byibura ndebe yuko twakiyunga tugasubira mu buryo twari tubayemo kwinda bizikeneye yaragukoshereje pe kandi cyane ariko buriya umuvandimwe yawukoshereje akemera ikosa hari igihe wijijisha ukareba
ukareba hirya no hino ukareba wenda ibyiza aba yaragukoreye ukabirutisha amakosa sibyo kwiye ibyiza nkoreka ndi n'ibindi ariko reka mbanze nitaba ino nimero iri kumuhamagara sibyo inze numve ariko musigare mubitekerezaho birasa naho nta cyiza kugeza kuri aka kanya nagukoreye kizwi gisumba kuba ngukunda sintabwo niyumvisha uzandakarira kugeza sorry yes hari imodoka yanyu yafunze inzira birashoboka ko mwazamuka idukuriraho imodoka yanjye yego yarayiparitse inyuma oya bambwiye ko ari iyawe rero bagushyira umweru niyo okay sawa ndatangaruka sibyo hari ikibazo sinsangukira akaye please ntabwo ndaguha uburenganzira bwo kunkuraho